bari bakurikiye inkuru twabwira ukuntu kubera so kwiguririwe ari ukuntu inzu yawe ari umuyaga mwinshi inzu ziragenda icyo nakuye inzu yagutse icyo bararimo kirava inkoko zanjye zirapfa napfushije inkoko nyinshi uwo munsi genda ndasohoka mvaho buriya muri myaka yavuga nibwo ntangiye kumva ko imvura iguma ahoma mu nzu muri nagize ihahamuka kuri imvura yavuga ngo gusohoka na n'igihe imvura yagiye kuva kuva kuri Kigali nkajya kugama ku rusengero baraseka nkajya kugama ku rusengero papa bitana bitaba Kigali yewe mba hariya nk'abana wenda no mu nkozi kubera akazi imvura yagwa ni nyinshi nabonye nyirankubitira kugama kwa Rufose imvura yari irimo umuyaga mwinshi cyane umuyaga mwinshi bose nzibagirwa n'umunsi kubera kumenya hari inzira konoshi n'ubwira barayizi bayisigiritse saa 11 uko naruraga ntabijyanye iyi konoshi yari yaracitse gutya abana iyi konoshi zangwa saa 11 abo kuyisenya ukuntu ibyabagora kandi bavuga ko izavugwa byari ahamuka byo kumva ukuntu uko imvura iguye shyiraho sinaryamaga gake ihungabana riganutse sinajyaga ku rusengero ariko ndabyuka muri salo kandi hadakinze ugakomeza kubera Dewo wese ko iyi ndirimbo waje usanga korali Seraphim yarayihimbye uyu yumvise wumva imeze itewe igufasha iki wumva hari ikintu yinjiza muri wowe ino ndirimbo kenshi hari amagambo numvamo ahubwo nkumva ni ngewe wakayiririmbye bitewe n'aho navuye n'aho bitewe n'ibyambayeho Imana ikabinyiza ikabinkuraho iyi ndirimbo nakaba yari ngiye kuyiririmba kuko amagambo arimo ari kuri ngewe yose amagambo arimo n'ayawe n'ayanjye yose kabisa Teofile wowe iyi ndirimbo yumva bimeze bite murakoze iyi ndirimbo ngiye ku giti cyanjye yumvise cyangwa se amagambo ubwayo ayigize amuze yuko mbona Imana hari uko yangejeje urwego nari ndimo kugeza ubu hari urundi rwego ngezeho dushimira Imana iyi ndirimbo rero so ni nziza cyane amagambo agize neza cyane wowe urayumva ute iyi ndirimbo ni nziza bazi tubwira amazina yawe ndabona uri mushya amazina n'ay'ingenesha ntete iyi ndirimbo ni nziza yaradufashije kuko Imana yadukuyeho imivumo myinshi twari mu gawuge twihebye ariko kubw'iyi ndirimbo hari icyo yaduhindura mu mitwe yacu muri make ntago watinya kuvuga ngo Imana yaguhinduriye amateka nawe ntabwo nabitinya muratubwira amazina yanyu uko mwitwa tubasanze hano kuri studio ahava dusanze muri gukora indirimbo yitwa Nitwe Hiriwe niko muyita ndikumva amagambo avuga ngo Nitwe Hiriwe iyi ndirimbo se mwatekereje kuyikora bigenze bite wowe nk'umuririmbyi ndetse watozaga korali muri icyo gihe urumva iyi ndirimbo yaraje ite cyangwa se wateganyaga ko ubutumwa buzakora iki mu bantu bazayumva murakoze cyane amazina yanjye ni Antoinette Wizeye nk'uko mubivuze ndi umwe mu batoza b'iyikora iyi ndirimbo rero tujya gutekereza kuyihimba cyangwa se kuyihanga twatekereje aho Imana yadukuye twatangiye turi abaririmbyi bagera nko muri 5 ubona nta cyerekezo ubona nta terambere ariko Kristo yahinduye ubuzima bwa korali Seraphim rero aho tugeze ubu ngubu tugenda twemye mbere twajyaga tugira isoni tubona turi umubare mutoya tubona nta Imana izatugeza
ariko hari aho twagiye turavuga ngo niyo mpamvu tugenda twemye, niyo mpamvu turirimba Yesu wadukunze. Ibyo yakoze rero byari byinshi muri korali Serafimu. Muri make Imana yakoze iby'imbaraga. Urakoze cyane. Muri make nk'uko mugenzi wanyu avuga ngo we inspiration yaturutse ku kuba Imana yari imaze kumurokora urupfu ubw'inzu yari yagurutse igahirima, ariko akarokoka. Mwahura nk'abantu musangiye korali akavuga ati mureke turirimbe kubera ko n'ubundi ubuzima bwari buducitse, turirimbye duhamya Imana ibasha kudutabara. Nawe ukavuga uti ko reka turirimbe indirimbo ihamya ubuzima bwacu, ndetse abantu benshi bazibonamo nka korali, kubera ko korali yari nto, korali igizwe n'abantu bakeya, ndetse bamwe bakuze ku buryo mwabonaga nta terambere mufite, ariko ibyiringiro bigenda biza, Imana ibateza imbere. Uyu munsi mugeze ku rwego rwo gusohora indirimbo. Mwitwa bande mwebwe ko tubasanze aha ngaha, mwaje gukora iki? Nitwa Godansi. Babita Godansi gusa se? Mukasi Nayobye. Tubasanze kuri studio ahava ahari gukorerwa indirimbo zitandukanye, by'umwihariko mwebwe tubasanze mu gukora indirimbo yitwa Nituhiriwe nk'uko batubwiye bagenzi banyu. Mwatekereje gute igitekerezo cyo kuza gukorera indirimbo aha, ndetse iyi ndirimbo ko numva irimo amagambo umuntu yumva kumva atahagarika kuyumva, mwatekereje guhimba aya magambo bishingiye ku kintu? Urabona iyi ndirimbo Nituhiriwe twatekereje kuyihimba dushingiye ku buzima bw'umuririmbyi Wese wa korali yacu Serafimu. Twatangiye turi abaririmbyi bakeya nabo batari kavukire aho dukorera umurimo w'Imana. Tuhageze dusanga aho dusengera biragoye, dusanga abaririmbyi bahari biragoye, itorero mbega ryari rikiri hasi cyane. Ariko tuhageze dusenga Imana, turayihendahenda, Imana iduha amasezerano menshi, ndetse n'ibi by'uko izatugira abahiriwe irabitubwira. Irangije dukomeza gusenga, iduteza intambwe, Imana iratwagura, itugira ubwoko bunini bungana gutya. Duhita dufata umwanya wo gutekereza icyo twakora kugira ngo tuyishimire, dusangize n'abandi imirimo n'ibitangaza Imana yatukoreye, kugira ngo ufite umutima ufite ibibazo yumva yuko Imana yamugirira neza. Dufata umwanzuro rero wo guhimba ino ndirimbo yitwa Nituhiriwe, kuko natwe dushingiye aho Imana yadukuye n'ibyo yari yaratubwiye n'aho iri kutujyana. Turi abahiriwe uhereye cya gihe ukagera kuri iki gihe turimo, ndetse no mu gihe kizaza. Turi abahiriwe imbere y'Imana. Murakoze cyane. Turagushurije cyane, tunejejwe no kugusanga hano muri gahunda zo kurikodinga indirimbo ziyongera ku zo mwari musanganywe. Amazina yawe ninde? Amazina yanjye ni Mahoro Jacques Masera. Uri umwe mu bayobozi ba korali Serafimu. Ni korali imaze kumenyekana mu bihangano bitandukanye, mu bitaramo by'ahantu hatandukanye no mu bikorwa by'ubugiraneza ahantu hatandukanye. Rimwe icyo mperuka mwigeze musura abarwayi mu bitaro bya Kibuye. Mufite bimwe mu bikorwa mukunze gukora, gutegura amakonseri ndetse no kugenderera abaririmbyi bagenzi banyu, ndetse no gusanga abizera aho bari ngo bamenyeshe inkuru y'agakiza mwamenye. Uyu munsi tubasanze muri gukora indirimbo nshyashya yitwa ngo iki? Indirimbo turi gukora yitwa Nituhiriwe. Nitwa Uhiriwe. Guhirwa ni igikorwa Imana yageneye gukora umuntu wese uyifuza kandi uyumvira. Ni ryari mwaje gutahura yuko muri bamwe mu bahiriwe kandi mukiri mu isi intambara n'ibyago n'amakuba, uyu munsi mukamuvuga yuko muri abahiriwe kandi muri abantu musangiye ibibazo n'abandi? Murakoze cyane. Mu mibereho ya umuntu agenda ahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ni gake cyane dusobanukirwa iryo banga ryo guhirwa. Twagize umugisha wo gusobanukirwa ko duhiriwe nyuma yo kubona ibibazo bitandukanye twagiye duhura nabyo, Imana ikabitabaramo, ndetse tureba n'ahantu Imana yadukuye n'ayo tugejeje. Ko nk'uko abambanjije babivuze, korali yacu yatangiye igizwe n'abantu bake cyane, ndetse ubona nta byiringiro by'uko izagira ahazaza hafatika. Ni igitangaza gikomeye twabonye, dutangira gusobanukirwa ko turi abahiriwe
ni uburyo Imana yadukoresheje ibikomeye ubwo twatangiraga umushinga wo gukora indirimbo za mbere. Imana iraduherekeza, umushinga turawusoza ndetse biba byiza birenze uko twabitekerezaga. Aho twabashije kubona ko duhiriwe dutangira no kubiririmba kugira ngo n'abatarabisobanukirwa kuba ari abahiriwe nabo babibone. Umuntu uri mu byago, umuntu uri mu burwayi, umuntu uri mu ntambara z'iby'ubuzima nawe ari mu bantu bahiriwe kubera yuko afite Kristo nk'umuhoza w'ibibazo no mu marira ye. Mukomeze, turabifuza gutera imbere no gukurikirwa n'abantu benshi kugira ngo bumve ibyiza biri mu bihangano byanyu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.